reka ntangira ngusuhuza ngo ikaze wowe udukunda udukurikira. Ngize nti umugisha w'Imana nube kuri wowe. Ndi inyuma ya kamera, hanyuma imbere ya kamera twagize umugisha udasanzwe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, abantu benshi mwakunze, ubwashize yigishije amagambo y'Imana. Twongeye tugira umugisha rero atwemerera, tumuha ikaze. Muhita ugwahe ikaze nanone. Murakoze. Yego. Mumeze neza ariko mu rugo? Turashima Imana, we ntubibona? Ndabibona hari ibyo Yesu mbona yakoze. Yego. Hanyuma ntabwo turi butinde, ndagira ngo tuze kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko twagiye dusezeranya abakunzi babigira iherezo TV yuko tuzatubatumirira abantu benshi bagiye batandukanye, ari abafite ubuhamya buzima, hari n'abafite ijambo ry'Imana, abo bose tuzatubatumira. Hanyuma rero twakugiriyeho umugisha, uratwemerera uraza, Imana iguhe umugisha first of all. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma rero gahunda zose uko umwami Yesu akuyobora, ni wowe uzi ko muri bubigenze hawe n'Imana yaguhamagaye. Yesu aguhe umugisha muhire. Murakoze cyane. Tudatinze reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ari kenshi abantu nkunda kumva bavuga ngo dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ariko si ni bwiza bwandi. Ubundi butumwa buhabwa imbaraga bitewe n'umuntu wari we. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ariko se bukuye ni ubwandi. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Akusiko icyo kintu abantu benshi bakibagirwa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe uko bwanditswe na Yohana. Niwe wafashe inkuru ya Yesu y'imirimo yakoze. Hanyuma ni igice cya 5 turasoma n'umurongo waho wa 6. Haranditswe ngo Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? 7. Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iy'amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. 8. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya umuntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Munkundire shyiraho n'iriri mu migani, igitabo cy'imigani cyanditswe n'umunyabwenge witwa Salomo, igice cya 31 umurongo wa 20. Haranditswe ngo aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. N'ayo magambo tugiye kuganira. Munkundire mbanze nsenge. Hahimbazwe wowe Mana udutegekera ibihe byo kubaho. Nibutse ijambo ryiza wavuze Kristo, abafarisayo bakubwiye ngo abigishwa nibaceceke ngo barabasakuriza. Urababwira ngo nubwo baceceka mu bana ngo aya mabuye nayo yavuga, yabasha kuvuga. Bivuze ngo wari uhanuye ibintu bikomeye abantu batabashaga gushyikira, ariko wari ubihanuye. Ufite imbaraga zo gufatira ijambo ukarisangiza abantu kuva aho isi itangirira ikagira aho iherera, kandi umuntu wese mu rurimi yumva, warangiza ukaganira n'umutima we akanezerwa. Ndasenze ngo iri jambo rize kugera mu mitima y'abantu, kandi umwuka wera arushaho kurishimangira cyane muri bo, mu izina rya Yesu, amen. Dusomye amagambo meza aryoshye afite intego ivuga ngo Yesu niwe ufite inzira yakunyuzamo atigeze anyuzamo umuntu uwo ari we wese. Ni inzira zitanyuzemo umuntu uwo ari we wese, aracyazifite. Amen. Hanyuma inzira waba warumvishije yanyujijemo runaka, we ntabwo uriyo yakunyuzamo. Yesu niwe ufite inzira. N'aya magambo tujye kuganira. Kandi abadukurikiranye mbibutsa ko nubwo dusomye Bibiliya mu Kinyarwanda, ariko Bibiliya si Ikinyarwanda. Bisomye mu Kinyarwanda ariko si Ikinyarwanda. Wakwibaza uti gute atari Ikinyarwanda kandi asomye mu Kinyarwanda? Bibiliya ni ururimi rw'umwuka. Amen. Ahubwo umwuka arusobanurira umuntu mu rurimi yumva. Ni ururimi rw'umwuka, umwuka wera akabisobanurira umuntu mu rurimi yumva. Niyo mpamvu usanga mu Cyongereza bihabanye,
mu gifaransa ukumva birahabanye, mu giswahili ukumva birahabanye, no mu kirundi uzasoma n'ikirundi ijya kuvuga nk'ikinyarwanda hazamo utuntu. Kubera iyo mpamvu umwuka wera asobanurira umuntu, ayisobanurira umuntu mu rurimi yumva, mu rurimi irimo yumva. Dusomye ijambo ry'amakuru, amateka, ibihamya byahamije Yesu, amaboko ye. Dusomye i Yerusalemu ku kidendezi cyitwaga Betesida mu Ruheburayo, cyari kiriho amabaraza 5. Bibiliya iravuga ngo ayo mabaraza yabaga ariho abarwayi benshi, iyo ari benshi ntibigira umubare. Hanyuma bari barwaye indwara zitandukanye, abanyunyutse, abaremaye, abafite inenge izo arizo zose, bose barazaga bagategereza aho ngaho. Iyo turimo tuvuga ibi mba ngira ngo mubyumve icyo Imana ishatse kuvuga. Kubera ihe mpamvu ubu abantu bose turimo tuganira, umuntu wese afite indwara ye, kandi iyo ndwara ye akeneye ko ari bukire. Nta muntu rero wagukiza usibye Yesu wenyine. Birashoboka ko ari urwaye kanseri, birashoboka ko ari urwaye ikibyimba, birashoboka ko ari n'urwaye inzara, birashoboka ko ari n'urwaye indwara yo kubengwa, iyo nayo ni indwara. Birashoboka ko ari n'urwaye indwara yo kurara ahagaze mu rugo iwe adahagarara, ararahagaze aryama ku manywa, umugabo yagiye, umugabo aza nijoro bakarara basimbuka, cyangwa umugore yaza bakarara basimbuka, iyo nayo ni indwara. Ariko Yesu niwe ufite inzira yakunyuzamo, niwe wenyine uyifite. Uyu murwayi abasesenguzi bavuga ko yafashwe n'indwara afite imyaka 15. Hanyuma bamenya ko i Yerusalemu ariho haza gukirira, hakira, niho abantu bagombaga gukirira. Hari ikidendezi abantu bakiriraho cyari gihari. Barangije baramuheka bamujyanayo. Iyo usomye diferanse y'igihe, y'igihe yamaze arwaye indwara ye, iyo uyisomye usanga kuva ku myaka 15 arwaye kugeza kuri 38 harimo ikinyuranyo cy'imyaka 23. Iyo usomye amateka ya Yesu amaze kwambara umubiri w'umuntu avukiye mu mugore, hanyuma n'imyaka yamaze ku isi, usanga harimo imyaka 30 n'imyaka 33 yamaze ku isi. We rero yarimanye 38. Ubwo harimo diferanse y'imyaka 3. Yego 30 Yesu amaze 33, evora ni 5, harimo ikinyonyo cy'imyaka 5. Yesu nashimwe cyane. Wareba igihe yarwariye afite 15, ugasanga n'igihe yamukirije afite 38, harimo imyaka 23 yaramaranye iyo ndwara. Uyu murwayi yararwaye, abura ahandi hantu yabonera ubutabazi. Famiye cyangwa inshuti ziramuheka, tuti turakujyana i Yerusalemu. Twamaze kumenya amateka ko abahakiriye, bamugezayo. Bamugejejeyo, amazi yarihindurizaga, ariko wibuke ko biravuze ngo yari rimwe na rimwe, ntabwo yari buri munsi. Ntabwo yari rero ihoraho, kuko tuzi ko ku cyumweru abantu bose bajya guterana, bajya gusenga. Amadini yose aterana ku cyumweru, by'Abisilamu, ariko abandi ni ku cyumweru. N'abadive nibo badaterana ku cyumweru. Abagatulika, Assemblée de Dieu, Peri, Yari, yose ni ku cyumweru. Hanyuma bamugejejeyo, marayika ntiyaza. Hari igihe marayika asibira ntazi, ntiyaza. Ntumbaze igihe bamazaho, ikigaragara cyo nuko barambiwe bakahamusiga, ntiyaza. Hari igihe rero marayika atinda kuza, ariko igihe azazira akenewe. Hari igihe umutekereza ufite 20 ntazi, ukagira 30 ntazi, ukagira 35 ntazi. Umwana uje inyuma yawe ufite imyaka 17, 20 n'ingahe, akaba araje, we akaba amugiriye neza, kakaba karabaye. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi biba ngombwa ko bajya mu nkiko imyaka yabo itaruzura, ariko kuko hari itegeko rivuga ngo niba ataruzuza 21 ariko akaba afite ikibazo ngo abitange, ngo abisobanure ukuntu, we akaba ngo ukabona Imana imeze nk'imuhatira umugabo, ariko wowe umukeneye ufite n'amafaranga wamubuze, yatinze kuza, ariko azazira akenewe. Azazira akenewe. Bibiliya ivuze ngo iki rero? Ntabwo yaje, yarasibiye, amara igihe kitagaragaramo hano. Bararambirwa, barigendera. Umwe yigira mu mirimo ye, undi yigira mu kazi ke. Nta muntu wita ku wundi usibye Yesu wenyine. Hari igihe umuntu akwita afite icyo agukeneyeho,
iyo abona ntacyo ari bugukureho agiye yigendera, ariko Yesu wenyine. Haleluya. Gafashijwe. Amen. Numvise ya ndirimbo ivuga ngo ntazansiga nk'imfubyi, ntazamemukira, mporambeshwaho no kwizera gusa, uvuga ngo tesheje ingabo ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha amano yo mu ijuru, anyurura mbabaye, anyiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Amina. Yesu abonye bagiye, marayika w'umwami Imana aramanuka. Sobanura wenda abantu batumva araho mvuga marayika ubundi nkavuga Yesu, nuko Yesu avugwa mu itangiriro, ahubwo agenda avugwa mu buryo butandukanye n'uburyo yiyerekanaga. Hari igihe yerekanaga ari inkingi y'igicu, hari igihe yerekanaga ari inkingi y'umuriro, hari igihe yerekanaga ari inzira. Niwe nzira rega buriya yabambukije mu inyanja itukura, buriya byari ibiganza by'abakandagiyeho, barakomeza bakagenda. Hari aho yivuze ngo ninjye, hari aho agaragara ari umutsima, vugana n'umusamariya avuze ngo basogokuruza barira umutsima mu butayu barashonje, ariko arangije abwira abigishwa avuga ngo ni njyewe umutsima w'ubugingo. Ntagaragara ari amazi. N'ahagaragara ari amazi. Ni njye mazi y'ubugingo. Hanyuma rero uwo marayika wamanukaga burya yari Kristo, kuko yahozeho mbere na mbere. Bariya bene wacu muri Kristo Yesu b'Irwankuba, hano h'Irwankuba barabara muririmbe ngo yankingi y'igicu yabajyaga imbere, burya ni Kristo. Yari uwo rero wamanukaga, niwe wakoraga imirimo, niwe wayikoraga. Rero yayikoreraga aho ngaho Yerusalemu, niho yari yashyize iseta cyangwa se kabine, biro yo gukoreramo. Gukiza abantu nicyo cyari cyaramuzanye, kandi cyamuzanye kwari ugukiza abantu ibyaha, kabiri akabakiza n'abantu bafite imvune zo mu mitima, abantu bamugaye mu mitima akabakiza, ari abantu baremerewe. Yesu agomba gukiza. Hari ibintu binanirana mu buryo bw'umubiri, ariko Yesu akabikora. Mfite ubuhamya bw'umwe, babiri, batatu, bane, batanu baba bararwaye amakanseri, na muganga aravuga ati nitahire nta kundi biratunaniye, ariko Yesu agakora, azasubira kwa muganga bati wivurije he? Genda umugabo ukwamye ejo bundi yankuye ipamba mu gutwi, ryari rimazemo imyaka 7. Ipamba ryari rimazemo imyaka 7. Nahuye n'intumwa ya Satani inkubita ingume mu matwi yose atonyangamo amaraso. Njya kwivuza, mvurwa n'umuganga nawe washaririwe, yari afite diplome, yambwiye ngo yari yarikuye mu Bubiligi, ariko nta kintu yahembwaga. Yavuraga unahembwaga igikombe cy'ibigori bitewe n'ahantu yari ari. Ubwo n'ubuhamya nazabaha ubutaha nabwo, ariko nabishatse. Urumva ufite diplome yakuye mu Bubiligi akaba avura, agahembwa agakombe k'ibigori bihiye, urumva yari yarashaririwe. Hari abantu bashaririwe, ariko Yesu niwe wagukiza ubwo bushariri, si yagusharirije. Ariko iryo vuriro ryari privé. N'ubuhamya burebure, byari bitewe n'aho twari turi, n'igihugu twari turimo, twari turi mu kindi gihugu. Yego nakumvishe. Ubwo n'ubuhamya bw'ukuntu twe turi hano mu kindi gihugu, twe turi hano mu kindi gihugu. Abakuze badukurikiye barabyumva, n'abantu bazi muhire bahise babyumva. Twe turi mu kindi gihugu. Hanyuma rero arakuvura gusigamo ipamba, hakurya iyo ngiyo risigaramo, niba yarabishaka niba atabishakaga ntumbaze. Nkajya mbyumvamo, ya myaka twamaranye yose naryumvagamo. Noneho nkagira ngo wenda ni ukubyimba, ni agasebe n'iki sinabyitaho. Haza kuziba, hamaze kuziba, hanyuma noneho ndangije hazibye, njya kwa muganga, njya kuri centre de santé. Noneho mpahurira n'umuganga, noneho amurikamo, arambwira ati ndabona harabyimbye amutunini, amana gati ntonyangirizamo, arambwira ati ibyango uzaze nzaguha taransiferi, kutaransiferi ari mu bitaro bya Nyamata, hanyuma bagende bakubage, hanyuma tukuvure neza. Warahuritse, wahuye n'isi mbi, hora n'igihugu kitubaha Imana, ariko dore ugeze mu gihugu cyubaha Imana. Hanyuma haragenda umuganga, ndanamuzi inshuti yanjye, nanamushatse naguha na numero y'inshuti yanjye, ndayifite. Hanyuma birangiye,
aratuma ndataha nkizemo ka gati ko kujojoberezamo neno kirabyimba kirafunga burundu. Gifunze burundu ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ni nkoza amakado nikuruguture. Nkoje amakado nikuruguture mbona ni ipamba rivuyemo ndijugunya hari ubundi muri gerye rimaze amezi 3 rimvuye mu gutwe. Ryari rimaze n'imyaka 7. Subira ndambwa ntinkorera control. Subira jambwe ati ni hazima ndiye bandi bantakanze ambwe ati uri muzima. Ubwo rero Yesu rero ajya kuri ndaza kubwira amaboko ya Yesu. Amen. Haleluya. Shaka kubwira amaboko ya Yesu. Hanyuma umurwayi arahategerereza, marayika amanutse abirinduye amazi, hari abandi bahageze mbere ye n'abahageze nyuma ye. Protokole z'abari bashinzwe ikidendezi bari bafite ukuntu bateguye ibintu byabo. Iyo utagiraga umuntu ntabwo wajyaga muri ayo mazi. Uburyo bwo gukira bwari buhari, ariko utagira umuntu ntugemo ntabwo wajyagamo. Uwazaga yabaga azwi atondetswe. Iyo ngeze aha nkunda gukoreshamo ijambo ryitwa inkomati. Inkomati urayizi Theo? Inkomati ni umurwano ubera ku mariba, amariba yo mu cyaro, cyane cyane igihe cy'impeshyi amazi yarabuze. Icyo bita gukomata, kurwanira amazi. Hanyuma ikunda kuva saa 8 saa 9 kugera mu masaa 2 z'ijoro, ikongera ikaba saa 11 za mu gitondo kugera mu masaha ya saa 1, kuko n'ababyigana bajya kwiga bajya guhinga mbega bashaka amazi. Ku nkomati rero umuntu uvoma mbere ni umunyambaraga. Habaga abanyambaraga iwacu bitwaga Bacyarukweto, ba Rudomoro, hari amazina babita. Undi wa kabiri uvoma neza ku nkomati ati bibavunika ni inkumi nziza, iyo imanuye ijerekani Cyarukweto aramuvomera. Uwa gatatu ni umwana ufite iwabo bagira akantu bakunda kugira amarwa, ibigage, ibirori, kavuga ngo uyu mwana ntazatunguka iwabo ngiye kuvumba. Ndakoresha imvugo yo mu cyaro abantu bavumbaga, nzatunguka iwabo, umwana akamvuga nabi. Kabiri ugasanga n'ababyeyi babwira ati Cyarukwe ujya ndebera uwo mwana wanjye nta kibazo, nabo bavoma. Hakaba abandi bayashaka ariko nta mbaraga bafite zo gukomata zo kurwana. Abo kuyabona bikabingora bahise bagire n'akantu. Niyo atonze umurongo akagera ubwo ageraho abanyamaboko barangije kuvoma, hakaza uwo mwana cyangwa hakaza misaya myiza. Iyo yamanukaga Cyarukweto yarazaga agahita ajyamo agakora ijerekani, wavuga akayijugunya pfiri inyuma n'uturimo tukamende kukongera ugatonda umurongo. Kandi abo bakomase n'abakomatiwe iyo amazi bayabonye ntibayacyura bayatereka hariya. Kenshi wasangaga hari akabuga bakiniraho udupira n'iki bacungiraho akagoma. Iyo niyo nkomati rero. Rero ku kidendezi hari inkomati y'abazwi. Ndababwira ngo hari igihe ubutazwe. Hari umuririmbyi nkunze cyane yavuze ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya neza izina rye riri ku mutima we. Ubwo mvugira Imana ishimwe nta mwanzi, ubwo mvugira nta mwanzi. Iyo bakomata amazi arameneka, iyo bakomata amazi arameneka. Kandi reka nkubwire Theo, n'ubuzima bwo ku isi ni inkomati. N'ubuzima bwo ku isi ni inkomati. Hari igihe umuntu akomata kurwana agatakaza ibintu byinshi birenze ibyo uri bukure ku kantu wakoraga, akemera akabitakaza ariko ari warimo guhiga. Ni inkomati. Ni inkomati, aba ari inkomati. N'ubuzima bwo ku isi ni inkomati. No gushaka umugore kw'iki gihe ni inkomati. No kumutungaraga ni inkomati. No gutunga umugabo w'iki gihe ni inkomati. Abantu baza bagakomata neza akaza gukomata ati ntabwo ari kwiye kubana nabo, ntabwo reka ntimuhanye ntiyarevoye nino. Hariho n'abaza bikomatisha ati iravuze ngo ntabwo ari uwawe, iravuze ngo izaguha undi. Gute se gute iyo Mana ijya gutanga ingo ni yahehe wundi? Wowe urarambagije, urakoye, urasabye, ugiye mu murenge ubyanye abana 2 3 4 bose umaze kujya hariya, iraje ngo nzaguha undi, ngo nzagushumbusha. Subuteo ubu yanshumbusha ukunshaje ngize imyaka 43, iranshumbusha nk'umukobwa w'imyaka 20, umusore w'imyaka 20 azashaka umukecuru umaze kubyaza 7. Asira gushumbusha arapfakaye. Nyine n'urugero niko bavuga ngo akenshi akunda kuza ngo umuntu ngo yashatse ngo batajyanye. Yes, nibyo ngibyo. Reka ibyo tubyihorere. Ndababwira ngo Yesu ni ufite inzira. Nongere ngaruka ngo dusenga Imana. Amen. Ku kidendezi yicaye aho hari inkomati. Marayika yaramanutse, amanutse asanga wa murwayi bene babo barahamusize barigendeye. Erega nawe baragutaye unyumva, baragutaye ariko gumana na Yesu. Ko muri 227 bavuze ngo gumana nanjye kuko umunsi ukuze. Dore burije mwami ndagushaka, nimbura abantu bose bakumfasha. Tugumane mwami, tugumane.
havuga ngo singira umwanzi n'umwe turi kumwe, n'amakuba ntambabaze cyane, intorezo y'urupfu yaracitse, byose ni byiza tugumana. Havuga ngo iminsi yose mbagushaka mwana, yo Satani anteye arwanya cyane, nta wundi mfite ubasha kuntabara, tugumane mwana. Amina. Ku cyane bavuze ngo amaso ntaremba uzambonekere. Haleluya. Amaboko ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Havuga ngo nzasiga vuba umwijima wo mu isi, nindagira nzabona ubwiza bwawe. Haravuga ngo no mu ipfa ryanjye tuzagumane mwana. Amanutse birinduye amazi, abona ntibamugiriye impuhwe, protokole z'ikidendezi zatanze nimero. Uzi ukuntu uriya muhungu yaririmbye, afite indirimbo nkunda cyane. Uriya muhungu witwa Theo bose babireba, yaririmbye indirimbo nziza cyane. Yahise avuga ngo za miliyari z'amadolari zarahunitswe, za miliyoni z'abakene zirahigikwa, urubanza natangiye inani na rimwe, Yesu agiye kurinda agaruka rutarangiye, nabuze abagabo bari bahari, nabuze abagabo bo kubihamya. Yararenganye. Iyo bakurikiza uko umuntu yaje, marayika yakirizaga ubuntu n'uwo aba yarakize. Ariko kuko ntawe yari afite, ntawe ufite, ariko ufite Yesu. N'akazi k'iki gihe ni inkomati isi irimo irakomata, ku buryo ukora akazi imyaka 15 20 ugaca mu gitondo ngo ngera usubire mu kizami, kandi ibyo wakoraga bitahindutse. Ndetse n'icyo kizamukora nicyo kizamukora. Niba wakupakupaga ibyatsi, ukora muri jaride muri kampani runaka, ugakupakupa ibyatsi na ka kamashini, imyaka 15 ashaka ngo usubira mu kizami, haje ubundi bwoko bw'ibyatsi se? Ni inkomati. Ubwo mvuze muri jaride, ubwo se muri wenisha, ubwo se muri biro runaka, n'ahandi ni inkomati. Ko mbabwire ngo Yesu wenyine niwe ugufitiye inzira zatira ku musozi. Yesu yitegereje amenye ko umurwayi ahamaze igihe kirekire, ahindura uburyo ntiyatuma marayika ariyizira. yarenze ubwakura yarabirebaga. Ubu abatwitegereza ibyo abantu baba bareba, arenda ubwo yinjira mu mirimo yo gukora. Haleluya. Araza nk'uko amategeko ya Mose yabivugaga ngo umuntu yinjira, yatangaga kuvuga Imana ageze 30, hanyuma arinjira aza aho byaberaga kuko yaraza ahantu bipfira. Yesu ajya agera ahantu bipfira, aratambuka arizira, aza ku munsi w'isabato barimo baziriza amategeko ya Mose. Yaje ku munsi w'isabato azabahuze, bavuga ngo uyu munsi nta mazi ari bw'ibirinduri, nyamara uwo munsi nibwo ari buze. Yesu yaje bagize gute? Yaje bahuze, bahugiye mu isabato. Ako kantu gasubiremo mu yaje bahugiye mu isabato. Bari baramenyeye ko ku isabato nta cyakorwa. Ubu bivuze ko abantu badukurikiye nabo Yesu abatabaye, abadayimoni bahuze, ababanga bahuze, abarozi bahuze. N'uwo atabaye nawe ahuze atazi kazaza. N'uwo mu Rwanda ntabwo arazi ko ari buze, yakanuraga mu yindi minsi, ariko ku isabato avuga ati umunsi nta gikorwa. Mu gihe uzi ko nta gikorwa nibwo Yesu akora. Aza rero ku isabato, abari barahakiriye, hari habaye visite baje gusura abo bahasize. Aturacana ndati ufite nomero akangati mfite nomero ya 3, ndati mfite iya mbere, ndati naza ni wowe ubanza. Bari baratondetse utaragiraga umuvuganira hirya iyo naho ngo bari bashize. Ariko dushimiye Yesu cyayi igihe azaga hera inyuma. Hari igihe azaga hera inyuma, nibyo ku rutonde sisi tondeka wowe wabona ikinane. Hari igihe azaga hera inyuma. No kwa Yesayi yahereye inyuma atoranya Dawidi. No kwa Sara yahereye inyuma ageze 90. Harimo avuga ngo ntabwo ukibyara. Sikako nkumvishe. 90 nahuje n'iminota 90 y'umukino. Imyaka 90 y'urubyaro. N'iminota 90 y'umukino. Usuri Yesu azagatsinda igitego cya nyuma. Nibyo. Mbigarura se kugira ngo ubyumve neza. Iminota y'umukino ni 90. Kimwe cya kabiri ni 45. Imyaka yo kubyara umuntu avuga ko irengeje 45 atongera kubyara. Biba byarangiye. Hanyuma raundi icyo twakwita mu raundi ya mbere, igice cya mbere, hari igihe byanga Yesu agatinda. Yaratinze kwa Sara, iminkanyari iraza, aratinda, Hagara yiterwa ikubitara kuri bwa Aburahamu barabyaye. Imana iravuga ati ntago ari ibyo navuze, ngiye kongera kugaruka. Nubwo natinze umuzima akabararira akabatsinda igitego, umuzima kurora akagutsinda igitego, bakavuza induru, akagutsinda mu gice cya mbere cyane, akanavuza induru. Ariko icyo nshimira uyu mukino turimo, Kristo niwe musifuzi. Hari igihe njya mbyitegereza nkubwira akantu keza nabonye ejo bundi. Barcelona yakingita akantu n'agakipe ko mu cyiciro cya kangahe, Karayirara akayitsinda igitego.
icyo gihe Barcelona yari ifite ba Messi n'abandi b'abasitari baravuga ati yo barayikomera hajya abademoni bavuza induru bakagukomera bayikomeye birazamuka bigiye ku minota 85 ako gakipe gafite igitego kimwe Barcelona yakibuze barongera basubiramo bajya kuri VAR basanga ako gahungu katsinze igitego kagishirishijemo inkokora baravuga ngo iki turacyanze baragihanagura hanze kugihanagura ngo umukino wongeye yatangiye Yesu yageze akahanagura ibintu byagutsinze imyaka n'aka. Haleluya. Nafashije hegeze akabihanagura akahanagura ubufiyemere kuko umwanzi yakurara akagutsinda igitego ukabyarira iwanyu ariko Yesu akaza akabihanagura. Haleluya. Hayigihaza umwanzi akakurara akagutsinda igitego mu rugo umugore akaguta Yesu akabihanagura ukabona umugore arongera aragarutse yarabihanaguye kwa Yobu icamanda bamuvuze nabi yarabihanaguye barongeye baragaruka irabihanagura kwa Daniel bamurosha mu rugo bamurosha mu bahindukira ati Imana tuzayikorera irabihanagura kwa Sadoke na Meshaki na Bidi nego nuko twibanda kuri Bibiliya natwe mu buzima hari ibintu yahanaguye nawe ubwawe hari ibintu yahanaguye nawe yarahanaguye hari ibintu yahanaguye mvuga akantu zose ndafashije ngize ibihe byiza uzagaruka kandi tewa urakoze cyane. Haleluya. Amina. Yarahanaguye muhira yarahanaguye hanyuma rero barongera umusifuzi atavuga ati mutere ku mupira hariya aka gahungu kari kagitsindishije inkokora hanyuma kakoze threshold kakoze icyo bita tushe icyo bita tushe cyangwa amakosa mu kibuga ati mutere ku mupira hariya kandi ikipe yakoze ikosa ntabwo ari iri hano ahubwo irahanwa bahita bayigizayo bakayiterera intambwe. Ayo makosa yabonywe n'akantu bita VAR y'Imana rero VAR y'Imana nubwo abantu bakora amakosa bagira ngo ntibizamenyekana bivuze ngo hari babisa muri mashine y'Imana ahantu rongera kabisa haragitsinze kamaze kugitsinda kumva ko byarangiye nako gakipe kumva ko karangije Barca kumva ko byarangiye karasambana kajya ngo byararangiye kajya kwiba kagira ngo byararangiye muri aha hatinde babarutinda tugira abakristo bakora ibyaha mu murimo bakajya ngo byararangiye akabana umukozi w'Imana agasambana wenda cyangwa akiba akagira ngo byararangiye ariko VAR y'Imana irabigarura. Haleluya. birabikwa kuko ijisho ryayo rireba babi n'abeza irabigarura kandi iyo imaze kubigarura umupira bawuteretse hariya ntabwo ku gakipe kawegereye arubitire ateye intambwe iravuga ati muhagarare hariya mureke iyi kipe mwendereje nubwo mwayikomeye aba ari ibahana hegere ibigaruro tukabahana zabaterera intambwe bashingira urugabano badashobora kurenga shingira urugabano abarozi shingira urugabano abagambanyi shingira urugabano amapfumu vuga ati ntimurenga ahangaha ngo muhame hamwe abera babahane muhame hamwe abera babahane. Amen. Ku kidendezi rero marayika yaje badatekereza bahuze bari mu isabato hari habaye visite abahakiriye basizwemo n'amaboko y'abantu banyujijwe n'amaboko y'abantu banyura mu kidendezi bagenda bajojoba amazi bafite ibihamya bijojoba bafite ibitangaza bijajoba ubuhamya bubibi kujojoba bivuze ko bavaga muri Yorodani bajojoba none se wava mu mazi ntujojoba imyenda ufite idatose nubwo babaga bakize ariko bari batose hari abantu bafite ibisubizo ariko bitose bijojoba bakaze wasambaniye bijojoba inzu wibye bijojoba ko washatse waranje gukuramo inda bijojoba ko washatse warasomanye ibyo biri ibintu bigenda bijojoba cyangwa ubujojoba niyo mwegeta kuko ati natwe twaciye muri iyi nzira genda jya ngo mbanze nkubwire inzira ya Yesu rero irimo igitangaza cy'umutse. Haleluya. Igitangaza cy'umutse Yesu rero ahageze yasanze abo baraje kureba bene wabo barimo baganira waratambuka nta kintu yavuganye nabo yagiye kureba umurwayi amugeza aramubaza ngo mbese urashaka gukira yamenye ko amaze igihe kirekire tewo Yesu azi igihe umaze wowe nkurikirana Yesu azi igihe umaze ntabwo Yesu azabaza nk'ababantuzi ngese ufite umugore cyangwa ufite umugabo oya muhira na muhiranye ntabwo Yesu yabitiranye ntibibaho. Umurwayi yavuze ibikomere yahuriye byo nabyo aho ngaho aravuga ngo ubudata bujumbona simbona simfite
unjugunye kuko yabonaga ibyaberaga aho ngaho. kuko abantu bose muri ibi usanga bavuga ngo udafite umwuga, udafite mwene, udafite avuga ngo simfite. kandi ntiwamurenganya n'ibikomere yarakomerekeye aho ngaho. hari igihe umuntu mubaza ukumva afite ibikomere by'igihe kirekire, Yesu amwitejeje avuga ati ayo magambo uvuga impamvu ni ibyo wahuriye aha ngaho. arangije aramubwira ati ndagukorera icy'umunsi. undi ati Yesu urabirindura amazi, undi ati ntabwo ndabirindura amazi. ikibazo cy'amazi ahubwo ni uwayabirinduraga. ni njye ngira uko ubirindura amazi, ni njye ngira ugukiza, ni njye mubi. haramubwira ngo ubu tuvugana ikorera uburiri bwawe. ntunyuze mu nzira ntigeze anyuzamo umuntu uwo ari we wese. kandi yararangije ahita ayifunga. ntabwo sisiteme y'amazi yahise irangira. yahise irangira nk'amazi yongeye kwibirindura. abari barahawe nomero batanze za bitugukwaha, abatanze za rutugajipo barangiriye aho. nta wandeya. ariko uziko kuva cyagiye koko ntabwo uzako sisiteme y'amazi yongeye gukora. yahise azamo arabyikorera. umurwayi rero yarazi ko Yesu ari uri mumufasha. ntabwo yamenye Yesu, yazi ko umuntu aramufasha akamujugunyamo. ariko iyo Yesu yaje ntabwo akurwariza mu kibazo, agukura mu kibazo. ntabwo akurwariza mu kibazo, no, agukura. nitwe turwaza. none se kari wenyine ugukiza abakurwaza iki? agukura mu kibazo. ntibisaba n'igihe kandi. uruganire na Lazaro yabikubwira. yari mu bandi bapfu batangiye no kumunukira, yanukanye nabo. karavuga ati ndahamagara Lazaro. Lazaro avamo, abandi basigaramo. n'abandi bari barwariye ahakuramo uwo murwayi, abandi barahasigara. afata inzira arigendera. tugiye gusenga Imana. ntabwo ngo ikorera uburiri bwawe. arazinga arangije arikorera. yumva icyo Imana imubwiye arabwikorera. we muntu turi kumwe ntushaka kugira kwizera aho uri hose, yikorera uburiri, arabwikorera. ako kanya akize. abari kuri protokole y'ikidendezi n'abarwayi bahise basubiranamo batakiza ati hejya Imana igukorera, kandi abantu bagacanganyukirwa. akiza ati babaza umurwayi ati ndi gukije, ati nkumbwe ngo nikorera uburiri. ibyo gusa se ko twumva bidakora, we bigenze gute? umurwayi ati mwe mwumva bidakora, ko kuri njye birakoze. amen. njyewe ndakize. agenda abwira abatambyi bati amaze kumumenya avuga ati ni Yesu. basubira kubaza Yesu bati kuki wakoze ibintu ku isabato? Yesu avuga ngo data arakora, nanjye ndacyakora. mugabanya amatwi, nanjye ndacyakora. inzira y'ikidendezi yahise ikatika. twasomye irindi jambo rivuga ngo aramburira abakene ibiganza, kandi dushaka akazitiza amaboko. uwo murwayi yari arushye, yari akeneye gukira, ananarushye, akaruha ajya mu kidendezi bamusunika. hejuru hiri ibintu amaboko akagusunika, inkokora zikagusunika, abanyenkomati bakagusunika, uburwayi bukagusunika, abagome bakagusunika, Satani kagusunika ukaruha, nawe wararushye. ariko Yesu aramburira abakene ibiganza. indushyi zose zarushye azitiza amaboko. dukeneye amaboko y'Imana, adutiza amaboko. bibutse ko aya maboko ye ariyo yadashye inyanja, yarayidashye arayidaha, arayigabanya. amen. niyo yadashye Yorodani irika arangije. amaboko dukeneye amaboko. aramburira abakene ibiganza. iyi Noheli uyu mwaka kwa 12 akuramburira ibiganza. kandi neste mu biganza bye hari ibintu birimo kubigeraho, hari ibintu byitambitse birebera kurusha. akuntiriza amaboko. Mane duteze amaboko. Ndashoshe. Haleluya. Imana itutiza amaboko. uyu muntu urwaye uri kwa muganga, Imana imutiza amaboko. dogiteri yamunaniwe, ariko Imana igutiza amaboko. uyu muntu basohoye mu nzu, Imana igire gute muhire we? mutiza amaboko. uyu mubyeyi urararira, Imana imutiza amaboko. abantu barimo bararira, ingumba yabuze urubyaro, Imana yitiza amaboko. intebe kwa keke. mushomeri umaze igihe yarize diplome ye, asigaye abona ayo yize nta kintu amumariye. yarihebye kandi koko, kandi ku ishuri wishyura mbere, ariko ibuze akazi nta hantu ujya kujurira cyangwa ngo wishyuze minerivare. bakubwira ngo ugenda, nyine nuko isi imeze. ariko Imana imuntiriza amaboko. umuntu wese unkurikiye, Imana imutiza amaboko. kuramburira ibiganza. yewe ukeneye Imana, ufite icyo ukeneye. abanyenkomati bakubujije kugera ku cyo ukeneye, ariko Imana igutiza amaboko. Mana ndagushima. uteye ubwoba mu rukiko rw'abera. imvugo yawe ni ihame. niko wa muririmbyi yaririmbye avuga ngo tegereza umunsi ubwo ari wowe wabivuze Yesu, ni ukuri bizasohora. ndabasengeye aba bantu, abanyumva mu rurimi mvuga, ababasha kumva ururimi mvuga,
ndabingingiye mutware kugira ngo iri jambo rigeze ku mitima yabo kandi kwizera kwabo kuzamuke, maze tuzumva amashimwe naho bari bazashima Imana bavuge ko wabatije amaboko. Ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Muhe ndagushimiye kandi n'abakunzi babigira iherezo TV bose baragukunda, banagushimiye nabo, twigisha amagambo meza, Imana iguhe umugisha. Nitwongera kubahamagara muzihangane mutwikane. Ntabwo ari ukwihangana, niwo murimo wacu tuzaza. Murakoze. Yesu aguhe umugisha, reka tubabwire ngo mugire umunsi mwiza. Bye bye.